emererwa ariko bagore babangamiwe n'ibikorwa byabo ubwabo bikoreye. Nta mana ibibahana, babahanwa n'ibyo bakoze. Ngomba kumuhagarika hakiri kare. Wiceni yarapfuye. Yavuye muri iyi si y'abazima. Ntabwo akiri ikibazo kuri twebwe. Data, nimba abonye uburyo ashobora kugaruka muri iyi si y'abazima kandi yarapfuye, ntabwo azigera arekeraho mpaka azamuye kuzimu ku isi. Ibyo uvuga nimba ari ukuri, Nikoromansa akaba yagarutse. Mwitonde mwihangane. Nikoromansa bivuze ni umuntu w'umupfumu uri ku rwego ruri hejuru, ushobora no kugira imbaraga ku buzima ku muntu wapfuye akaba yagaruka muri iyi si. Ashobora kuzura umuntu cyangwa ashobora guhamagara nk'umuntu. Bya bintu mujya mwumva ngo umuntu agiye kuvugana n'abe bapfuye b'abakurambere. Umuntu wakora ibyo bintu bari Nikoromansa mbese ni umupfumu wo ku rwego rwo hejuru. Ni umuntu ufite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru ku buryo ashobora no kugira imbaraga ku bantu bapfuye akaba yabavugisha cyangwa yanabagaru cyangwa yanapfa akaba yagaruka. Intumwa z'abandi batari Yesu, ibikomere byose numva nakira, kuko nakira abantu benshi kandi bakomerekejwe n'abitwa abakozi b'Imana, n'abitwa abanyempano, n'abitwa abahanuzi, n'abitwa abanyamasengesho. Oh my God, twebwe bari muri iyi nzira dufite ibyago biruta iby'abandi, kuko tuzabona ko twahombye tutacyongeye kurangura. Udashobora gufata inguzanyo ngo utangire bundi bushya. Inshuti zitakwicara ngo ziguteranyirize ubone indi kapito ugira ute utangire. Tuzabona ko twahombye nta garuriro, nta kindi tugikoze. Nicyo kimbabaza cy'iyi nzira turimo. Turi mu nzira, tuzabona abantu bazabona ko bibeshye, nta hantu bari bujye ngo bakore correction bisubireho. Icyo rero gikwiye gutuma duhinduka ubu. Haleluya, tugahinduka ubu. Baragira deliverance y'igitsina nk'umuntu ararwaye, hakamuturuka hamara hepfo y'amara hose ngo arimo aradelivura. Deliverance ya Yesu ni gutya. Ndabitegetse mu izina rya Yesu. Ibyo kubakuraho mwabizanye mute? Ubu buvuzi bwatangiye kuza bumeze nk'ubwa gihanga. Bakristo mu bwitondere. Kakanyimana ibimpaye kagakoreshaho gakeya, hajye mutaje kumbona vuba. Hatangiye kuza ubuvuzi bukorera mu mbaraga zimeze nk'iz'abahuzi, nk'iz'abarumitsi. No, nta kindi umuntu uje gusenyera umurwayi yagumye kwitwaza. Nta hembe, ntaho gukira amaraso. No, ibyo gufata amazi mu icupa ngo igitonyanga kimwe ndagisuka ngo ibase ugende uyikarabe. Usanzwe woga. Bamwe bayitwaza ngo ni kwa kundi Yesu yabwiye umuntu najya ku kidendezi kisoro wa muyoge. Yesu yabikoze ubwo ngubwo. Ni nuriya muntu woze mu maso gusa, muzashake undi mumunyereke. Nibese ko Yesu kwa yarohereje y'umwe nta bandi nta zindi mpumyi yahumuye. Kuki sari imwe yohereje koga? Kuko yisize iki akondo ku maso kavuye hehe atubeshya amacandwe ye. Kuki yabikoze kuri uwo? Kuki mukuzura yuzuye Lazaro gusa ari bari kumaze kane? Kuki nukugira ngo ibintu bya Yesu bitamenyerwa bikaba uniforme, bikaba routine. Ntabwo Yesu ashaka ko ibintu bye tubimenyera ngo uko ubikoze bari ko nanjye mbikora nimugoroba. Oya. Gufata amazi ukayagurisha gitonyanga amadolari 100, icupa rya Nili 500. Kuva washyize nk'ibiguzi ubwabyo, ibyo ubwabyo birabyishe. Kuko uriya yahumuye abantu ntawe yatse nikuta. Aha muhasobanukirwe, ari niyo mpamvu mubona abateologien bamwe bivuga nabi bakabyica, kuko buriya teologia nicyo kintu cya mbere kiyobya. Ni nayo ifite abayobe benshi ku isi.
ariko akenshi bazira iki? Bazira murakoze cyane, Imana ibahe umugisha muruhuke. Dushimiye Imana yongeye kuduha kubana namwe muri aya materaniro. Abantu wenda bamwe batazi impamvu itera uyu mubyeyi kuvuga ngo ndi umubyeyi wanyu cyangwa wabo, azasigara bisobanura birambuye, ariko tuziranye akiri umukobwa w'inkumi mutoya, kandi ubuhamya bwe yambwiye ko hari byinshi yanyigiyeho bitumye ahagaze muri uyu muhamagaro. Imana ishimwe. Naho bikomoka rero naho bikomora, Imana imuha umugisha cyane. Nshimye Imana ko twongeye kubana muri uyu mwaka, twarubanaga mu mwaka ushize. Uriya mwaka ushize wa 2024 ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12, Imana yawunsoreje isezerano yampaye muri 80. Mbishimiye Imana, mbishimiye Imana. Hari amasezerano agiye isohoza, kuyasohoza bikampesha gutegereza asigaye. Ko mbivugiye ahangaha mfite impamvu. Nk'ubu ngubu narayenje nijoro, nari maze iminsi mu rugendo hanze, ariko ntaho nabishimiye, ntaho nabivuze, ariko hano ndabivuze. Muri 79 nkizwa, kuri bamwe muzi ubuhamya bwanjye ho gatoya, nakijwe mfite igikomere cyo gutsinda inshuro ebyiri hakiga abandi. Hari bake babizi. Muri 78 naratsinze ikizamini cy'amashuri abanza, hajya yundi. Muri 79 ndongera ndatsinda, nabwo hajya yundi. Cyo kora bo bose bize mu myanya yanjye bombi ntawe ukiriho. Nawe unyumvirera, ubwo se biyandurije iki? Umwe ari mu bantu bibye beneri, arakatirwa kuko yize imibare ahantu, avayo rwose agirwa umukozi, abona akazi hariya. Hanyuma rero ari mu bantu ugeze kwiba beneri kera mu myaka yatambutse, yashize hambere, hashize igihe kiri hejuru y'imyaka 20. Arafungwa, arwarirayo, arapfa. Uwa kabiri yakoze jenoside 94, arabihanirwa, abigwamo, arapfa. Michel bariganyaga ariho. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Muri uwo mubabaro wose nibwo Imana yambwiye ngo humura, ndaguhamagaye. Humura, ndaguhamagaye, kandi umubabaro utewe no kutiga nzawukumara. Nzakwigisha amashuri uziga ugere kuyo hejuru. Ubwo yabimbwiraga ntago nabyumvise pe, ndetse sinabyizeye. Icyo nkibabwira kugira ngo mutibwira ko iby'Imana ibasohoreza byose ibisoza kuko mwabyizeye comme il faudrait. Non. Bibiliya iravuga ngo naho twe tutakwizera, yihora ariyo kwizerwa. Nuvuga ko Dieu garde sa confiance en nous. Ni Imana irindi cyizere tuyigirira, ni Imana irindi cyizere cyayo, irinda ubunyangamugayo bwayo n'ubudahemuka bwayo,
nubwo tutakwizera nk'uko bikwiriye. Ndayishimye cyane. Natangiye urugendo rw'amashuri ya teolojiya muri 2013 ukwezi kwa mbere, ariko imyaka irihuta, ubwo numvise mbaye nkumvugishijwe kubera imyaka ishize. 2013 mu kwezi kwa mbere nibwo natangiranye n'amashuri ya Bibiliya, nshaka lisansi, ndayibona, tangira masters. Lisansi nayikoraga online muri Amerika, hanyuma masters nyikorera i Harare nabwo muri Amerika. Nagiye kwambara mu bya masters, siga niyandikishije PhD. Ubu ngubu nayambariye ikanzu kuri 21 z'ukwa 12 umwaka ushize. N'igitabo cyanjye mapaje 148 nanditse cyacyo. Uwiteka wagendanye nanjye urwo rugendo rwose, ubwo urumva ko n'imyaka 13 ndamushimiye. Namwe mumfashe kumushimira, mu mumpera amashyi. Yarakoze cyane. Narabanje nyura Gisenyi, nkorayo humanité, ariko nyitwariye rimwe bya teolojiya n'ibindi. Uyu munsi dufite intego mwagiye mubona kuri za afishe z'aya materaniro cyangwa se igiterane, iri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Muze kunyemerera n'abashumba bantumiye, nibumva mpereye ku murongo wa 17 ntibagire ikibazo cyo kuba mpereye aho batavuze ahari. Matayo 28 umurongo wa 17 tuwutangirireho, hanyuma dukomeze tugere ku murongo wa 20. Dusome. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Hallelujah. Aya magambo nk'uko mubibona yanditswe na Matayo uwo mubona nyine ubimburira abandi mu butumwa bune, ibyo bita synoptique. Ubutumwa uko ari bune, kuba Matayo ari ubanza, ntabwo mu by'ukuri ari we wanditse mbere. Oya, siko biri. Nubwo ari ubanziriza ubutumwa bune, ariko se wanditse mbere. Yanditse ku mwanya wa 2, yarabanjijwe na Mariko yamurusha ibintu byinshi, kuko we yabanye na Yesu. N'ibyo byose Mariko yanditse, yabanye na Yesu, yanditse ibintu yabayemo, yanditse ibintu yahagazeho, yabonye mu buryo bwe buke cyane, ko atari yaranize, abasha kubona nibura ibice 16. Haba hajiro Matayo uyu nguyu ngo ari ikimene, niko babyita muri ino minsi, ngo ni ikimene, ariko amazina abantu bahimba haba bazi n'icyo asobanura. Ubwo bazi ikimene icyo ari cyo. Nuko ngo azayarize, ari impuguke rwose mu by'amateka, akora ubushakashatsi ku bya Yesu Kristo, kandi akora ubwo bushakashatsi atarakizwa.
agira ngo ajye neza mu bintu yumvise, uko agenda abikora nk'ubushakashatsi, agenda amukunda, amwemera, amwizera, matakizwa atyo. Hanyuma mu kwandika, kubera ko yafashe bya bintu byose bya Mariko, nta handi ari gukura byo twakwita wenda les données, ibintu by'ingenzi byo gushingiraho amateka ya Yesu, nta kuri ari kubibona. Arabifata rero abikoramwo ubushakashatsi, abikoramo development, abikoramo analyse, arabitwara bimehesha kugira ibice 28. Nuko abateranye rero iyo bita ordre canonique basanga kwiriye kuba uwa mbere mu bwanditsi, kuko ari ufite ibice byinshi, nicyo babihereyeho. Ariko nawe arabizi ko atashyikira Mariko, arabizi. Matayo rero ndiwe wanditse nyine ya magambo, ariko amagambo yavuzwe na Yesu. Haleluya. Yesu yavuga nyuma yo kuzuka, ndetse n'ikice dusomye ni icyo kuzuka. Yemwe mwunamuke ndakureba, nta naho wanyihisha kandi wihangane ko ni bibi se? Ntago ari bibi, byerekana ubwuzu mba mfitiye abantu. Yesu amaze kuzuka, inkuru yo kuzuka kwe ubwayo yavuzwe nabi, nyamara kandi ari ukuri. Ivugwa nabi kubera ko bashaka kuyicecekesha, ngo ihore mwivuga, ariko mwebwe mwivuga ibyo nuko yazutse. Hoya hasone, ugende muvuga ko abigishwe baje nijoro, abarinzi basinziriye, hanyuma baramwiba. Noneho ushaka ko iyo nkuru ivugwa gutyo, agahuza nuko nanone abantu bari ku burinzi bagira bati woya nanone natwe twaseba kuba ku burinzi se bakagutwara umuntu yaranahambye, kuko n'uburinzi. Mu byumva se mwebwe, abarinzi baragiti nitugenda ku by'umwami ari mu gutegeka, turaba turimo duseba, turaba tugawa, murimo w'uburinzi turaba twarabukoze nabi. Noneho n'ababibonye nabo, haleluya, bazindukiye kumva. Imana nishimwe. Bari mu mudamu w'intwari utazibagirana, wagiye atwaye ibihumura neza byo kumusukaho. Ni ubutwari nyine, ntabwo atagize mu by'ukuri. Nubwo nyine aho bonaniye na Yesu yamubwira ati se ubu wizinduye uzanye n'icupa ry'amavuta, niba amavuta niba parfum, uje gutera ku ntumbi, ibi bintu ntabwo nari nabibwiye ko kuwa gatatu nzazamukayo. Ubwo wabyutse ushyira bugeri na za parufe, ariko ntacyo nibura yizinduye aza. Yizinduye aza. Icyo gikorwa yakoze ni cyiza, nubwo kwizera ko Yesu yazutse byamugoye. Ntabwo ari we wenyine byabayeho, na Tomasi ntiyabyizeye, kandi Tomasi we yanerekanaga impamvu zo kutabyizera kwe. Kavuga ati please, ingoni yakubiswe narazirebaga, zirandurana n'inyama. Ibyo biroroshye rero, icumu yatewe rikinjira ku buryo mu mutima hasohotse amazi avanze n'amaraso. Nibwo nari mbibonye yewe. Okay, nitwinjira muri tretoma isanzwe, mu by'ubuvuzi busanzwe, mu minsi 3 icyo gikomere cyaba gikize, avec quelle sorte de pansement. Ngo sina alcool ni microchrome ni loda qui
na antibiyotike ya bwoko ki yakoreshejwe se nande ko nta n'uwamwitayeho? Kuvuga ngo iminsi 3 oya, zagenda ntegereze igihe bizafata n'ibyaba ukwezi nzabyumva n'ababiri, natora agatege kazamuka yo tuzabimenya, ariko 3 yo no. Mwari muzi ko ako kantu ko kutizera kwa Tomasi no kuba atabishyikira, haleluya, ariko kateye Yesu kujya mu cyumbi Galilaya bwa kabiri. Inshuro ya mbere ni rusange, ni ugusura icyumba nyine ngo abiyereke ko yazutse, ariko agezeyo ngo uwo munsi Tomasi ntabwo yari yaje. Gusiba se ntibisanzwe? Ubuse bwo mwaje mwese ahubwo. Yesu aravuga ati Tomasi ntiyabonetse, n'ukuntu ari unteye ikibazo mubara hamwe se. Okay, je dois revenir quand même, nzagaruka. Mana nishimwe. Bivuga iki rero? Ntabwo intege nke zawe zitari icyaha Yesu azaziguhora. Murabyumvise? Urahakanye kutabyumvise kandi ndabyemera. Umva, buriya nko kugira ngo mbisubiremo, ntabwo intege nke zawe ariko zitari iki, zitari icyaha Yesu ntabwo ajya ziduhora. Niyo mpamvu mujye mubona intege nke za Petero zamusindagije zigeze ku munsi wo guhura na Yesu ku nyanja ya Tiberiya, arahembuka, ndetse mugeza ku minsi ya Pentekote abatswa mwuka we. Ariko icyaha cya Yuda kabutindi gica kiramutwara gitya kugeza yimanitse. Urumva aho kurwara icyaha rongendana muri jewe narwara intege nke, kuko intege nke Yesu azagenda nsindagiza ndwaza handwaza. Nimusoma mu nzandiko za Pawulo murasanga aho yavuze ngo ningi imbere ya Kristo nzajya nembera intege nke zanjye, ndetse abazo nirata, kuko iyo nzemeye nibwo imbaraga zisukwa. Haleluya. Uwo munsi bwa kabiri aje mu cyumba cy'amasengesho, yinjiye ahamagara nde? Tomasi. Ndamushaka Tomasi, ndamushaka Tomasi, ndamushaka. Ayiwe, aho harabura hakwirwa. Namenye ko yari yaje ejo, ubagarutse ari njye abaririza, undi koko ninjye shaka rero. Toma ndagushaka rero, haguruka. Umva nawe, ejo nta muntu yahagurukije, bamwakira muri rusange, ariko uyu munsi Tomasi arakenewe. Arahaguruka, amuzana imbere, ati tegereze mu biganza byanjye no ku birenge byanjye. Arahareba. Aha, itegereze rero no mu rubavu rwanjye, kuko ndakuzi niho haguteye gushidikanya. Itegereze aho rya shyano ry'icumu ryaciye urebe, utagira ngo ndacyarwaye wenda ndagenda nsindagira byo guhumekera hejuru. No, narakize ngwino kure wumve. Ayewa, aravuga ngo shyira n'ibiganza aho wumve, ntabwo hanyenya ntihadwedweza niya. No, sinuvuga ngo cyatoye urukoko ngo ndagenda nsindagira. No, definitive mageri ntakize. Haleluya. Reka mbabwire akantu mbone gukomeza. Ndajya mbabwire ko imbaraga zazuye Kristo Yesu ntabwo zari zinaniwe no kumuvura inkovu, kuko na n'uyu munsi wa none inkovu ziravurwa. Ntibiriho? Inkovu ziravurwa, hari imiti bazisiga, izabyimbye bafite ukuntu baziteramo inshinge, si koko? Ntabwo rero Imana yazuye Kristo Yesu yananiwe kumukiza n'inkovu definitive ngo ziveho rwose. Ariko inkuru mbafitiye nuko ngo izo nkovu bazirekeyeho, murebe igihe zabereye namwe mu ndebere, ngo bazirekeyeho, haleluya, kugira ngo ejo bundi hanaza, kuko azaza hari ikibazo cyo kumwiyitirira no kwigira we. Baragira ngo rero izo ngizo zizamutandukanye na wa wundi uzigira we. Ashimwe ko yazigumanye rero, nako nzajya nkamushimira. Muzana gahimbemo indirimbo maze
kuba yarazigumanye bizatuma tumumenya, tumutandukanye n'abandi bigira we. Iyo ndirimbo irimo aho ngaho mu gushimisha abambe irahari, kandi inkovu z'imbere arazaza zikiriho, kandi abamusuzuye bakamuwamba kera bazaburuga bazibonye, ariko twebwe abo yacunguye, haleluya haleluya, ngo tuzishima cyane nituzibona, ngo zizatuma tumenya ko ari Kristo w'ukuri. Niko iyo ndirimbo iririmba. Nuko warazuka rero. Ahangaha umurongo wa 16 turavuga ngo nuko abigishwa 11 bagigarira ku musozi Yesu yabategetse. 10 bangahe? 11. Uwa 12 ari hehe? Yagiye icyaha cyamurangije. Tavye Imana, ariko Mana yanjye kuyitaba nako ibandi ngo yitavye Imana, umusambanyi butwingo yitavye Imana, mwicanyi ruharwa ngo yitavye Imana. Bagenzi, ariko ni ibintu bisobanutse, kuko buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Naho biva rero kwitaba Imana kwa buri muntu wese, ariko nubwo waba ufite inka wakundaga yabyaye inka nyinshi gasiga icyororo, ntijye yitaba Imana. Ni ibintu byacu gusa kwitaba Imana. Twenyine abantu, nta kindi kintu kitaba Imana mu byaremwe, ni umuntu wenyine. Gicaro ngo yari yarangije nawe, nakagozi yishyizemo gutya, kamukoziye kaba karumye karacika, abaraturitse arasandaye nkuko byari byarahanuwe kuva kera, no muri Zaburi za Dawidi birimo ko azapfaturitse. Kandi kwiyahura kwe cyane cyane ngo yagutewe nuko yazanye icya 10 cy'ibiguzi, abatambyi baracyanga. Ubu mubona muza cyose mushyira hano mushyiramo mwigendera, tugasenga tugakeza, mukagira ngo ibintu byo kukeza bitangiye vuba. Uwakibye, uwakiriganyije, uwagisambaniye, munyemerere n'abasaba kajya ushaka uburyo uzana icya 10 cyejejwe. Mbere yuko tukereza ahangaha tugisengera, tukagisengera tuguhesha umugisha gusa, ariko mu by'ukuri tuteze kurwana n'abadayimoni baho cyaturutse. No. Gerageze vraiment. Barwemeza mirimo, abasore n'abasoreshwa mwese, gerageza rero ko ibintu ibigutunga n'ibyo ukoreshereza Imana byose byejejwe. Ariko ko bishoboka mu byangirike. Birashoboka mwibyanga. Haleluya. Tunga isambu yejejwe. Ndumva umwuka w'Imana amanutse cyane. Tunga isambu yejejwe, ubaka mu kibanza cyejejwe, tangira ku musingi kugera usakaye byejejwe, inzu ifite ubuhamya mbega. Nukuri ko Imana rwose. Gira inka zejejwe, utanyaza umuntu. Winyaga iby'imfubyi ngo bizane mu icya 10, kandi ziraribwa. Imfubyi ziraribwa, zirarika cyane, ugashinga akantu kakita bamporeze, kakitagira ibambu, kakita ndaguhenda, tuzina twinshi tw'imbabazi nyinshi ngo uzi gusinyisha umwana hano ko atwaye kawunga ikiro 100, agasinya wamuhaye 50 cyangwa 10, atwaye ikarito y'isabune kandi yajyanye nye atembo za 600, ajyanye indagara umufuka kandi wazibara bazishyize mu ishashi, ajyanye umunyu ibiro 50 kandi yajyanye kahabari ka 320,
ibi bintu murabona bizagwa abantu amahoro? Mabati yo gusakarira umuntu virwa yagomba kuyatwara 60 akavamo inzu y'ibyumba 4 na saro na dushe n'igikoni. Natware 30 nawe ngo ntiwahirirwa arampfa ngo umuntu aragira ngo iza kamara. Ariko mwabaye muti ngo umuntu akamiza aragiye. Bitonde twajyaga tujya mu mutara dufite ikaye y'akasuku twandika mw'inka yose n'izina ryayo. Indibori kamwa 20 za mu gitondo, ishyaka kamwa 15, imparage kamwa 7, inka ya Gacinya irimo iratekayo igeze kuri 5. Ko tuyandika se, ko tuyandika, ko tutayiharira abashumba bonyine. Kandi kuva nabishyize mu ikaye nkabyandika, ubwarenga hirya ho nuyatwara urabuyibye. Ubwo rero gerageze mutunge ibintu byejejwe, bibatunge byejejwe, mu bikoreshereza Imana byejejwe, mu nzu yera nawe wera. Haleluya! Bibiliya ivuga ngo iki mu byahishuwe? Kandi ati uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Haleluya! Ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Nese uzaherekezwa n'iyihe? Nibyo wagavuye, nibyo wambuye, nibyo wanyaze. No, mugerageze rwose, niba tujya mu ijuru tuzatahane n'ibintu byacu twera nabyo byejejwe. Imana ishimwe. Mwami wacu Yesu Kristo amaze guhinguka muri aba bantu ngo akibasuhuza, ye baba bamubonye baramupfukamira ngo ariko banashidikanya. Donc bamwe barashidikanya. Niko umurongo wa 17 uvuga. Uravuga ngo baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Uko gushidikanya rero niko yashakaga kubamaramo. Haleluya! Nibwo babwiye amagambo ngiye kubabwira. Irya mbere, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Umuntu yakwibaza ngo ko ndiba ari bwo yarabutangaje mbere yakoraga ati, mbere yarabufite hehe na he, bwagarukiraga he? Ariko nshuti murakurikira ko ndeba ari bwo bitangaje nyuma y'urupfu rwe, mbere byari bimeze biti? Aha muhasobanukirwe, ari niyo mpamvu mubona abateologien bamwe bivuga nabi bakabyica, kuko buriya teologiya nicyo kintu cya mbere kiyobya, ni nayo ifite abayobe benshi ku isi. Ariko akenshi bazira iki? Bazira iyo bize naho bayigiye. Ariyo mpamvu mbagira inama, ndabizi mufitiye ngo inyota yabyo ngo murabishaka. Uramenye uzitonde, umenye ishuri ugiye kwigamo, umenye ibitabo uzajya usoma. Utazahura n'igitabo cy'umuyobe warangiye, intumwa ya Satani ku isi, akaba ari cyo wiga kazaba kakubayeho. Reka mvuge kamwe mu bintu byabo bica wenda batabizi cyangwa banabizi sinabimenye. Yesu ntabwo ari Imana 50% ngo abe umuntu 50%. No. Myaka ya mazana 36 yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Not 50%. Yari 100%. Ahubwo yagize igihe cyo kwiyerekana ari umuntu 100%. Ubwo icyo gihe ngiye kubabwira ndi kiriya gihe cyo gusenga, cyo gusonza, cyo kubira ibyuya, cyo kubabara, yego, cyo kujya ahantu bakamuha ikaze ku meza ngafungura, nabwo yagira ngo atapfunyeho tunzinya atamiho duke, bati ariko burya bwose nawe urajya nikuye burya nawe urajya burya bwose. Wari wakubanjije niwe twemera rero. Yohana nta hantu yariye
wa bene nta hantu twabonye agera mu rugo batetse cyangwa bahishije, yitungiye n'ubuki bw'ubuhura n'inzige. Umwami Yesu aravuga ati kuse erega namwe muragoye, umwana w'umuntu azaza arya anywa, nako atarya atanywa, muvuge ko afite dayimoni. Ntimwabivuze kuri Yohana? Bagasanga barabivuze. None undi mwana w'umuntu aje arya ananywa, muravuga ngo ni ikirura cy'umunywi w'inzoga. Ndasura kwa Zakayo, iryo joro yanzimanira, yakizwa, twasenga na twasangira, mukabicuranga mukabivuga ahantu hose. Ndajya muri resebusiyo ahantu yateguwe n'amata yo twavugaga, yari Rujigo ashinzwe ibintu bya douane, twahura banyakira muti naho yariye. Ndabagira gute? Ibyo rero cyari igice cya mbere nakuta cy'ubuzima bwe kimuhesha kuba umuntu 100%. Buriya yarinze ajya ku musaraba ari uko abayeho. Ari nabwo yavuze hirya hariya mu gashyamba ko umutima ukunze ariko umubiri ufite intege. Kandi buriya kiriya gihe nicyo kenyacyo cyo kwitwa Yesu, naho irya Kristo rikaba nyaryo nyuma yo kuzuka. Nabyumvise ngaho, kuko ni musomo muri Matayo 6 muzasanga Gaburiyeli avugana na Mariya amubwira umwana uzavuka, ntabwo yamubwiye ngo uzamwite Yesu Kristo. Oya, uzamwite nde? Yesu gusa, Yesu gusa. Irya Manuel naryo ni irya nyuma baririmba. Amen. Yavutse uwo munsi kuko Imana yari yaje mu bantu. Noneho nyuma yo kuzuka rero nibwo yatangiye kujya yinjira ahantu hadakomanze. Bakabona nguyu ngo ba binikira haciyeze, bagasanga ntaho yasambuye, nta hanyuze rwose, bakamwikanga. Nibwo yagendeye hejuru y'amazi, bati ni umuzima, ati nimuhumure ni jyewe, ariko nimuhumure ni jyewe. Mwarebye izi nkovu zagiye zibikemura kenshi. Amen. N'ahangaha rero baramupfukamiye ariko bashidikanya. Aravuga ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubwo mu ijuru yarabusanganywe, ubwo mu isi yabuhawe, ndetse icyo gitondo nibwo azamutse munsi y'isi. Amen. Kuko buriya Kristo yabambwa ku musaraba akanapfa, ariko ntahambwe, cyari kuba ari ikibazo. Iyo mpamvu iyo turirimba tuvuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Mumva no kumanuka byamuhesheje kugera mu cyicaro cy'ubwami bwa Satani. Umwe wari wavuze ngo nguteze ikindi gihe. Twihute ngira hano nshaka kubabwira. Rero avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ubwo nabuhawe rero noneho ngaho nimugende. Nimugende. Haleluya. Mugende. Mujye mu mahanga yose, muhindura abantu bose abigishwa banjye. Abazizera mubabatize mu mazina 3, irya Data, ry'Umwana, ry'Umwuka Wera. Nibirangira mubitondere, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Misiyo za Yesu yusomye muri Bibiliya, haba ari muri ubutumwa bwa Matayo, cyane cyane ho biri cyane. Umuntu yashaka kwibaza ngo misiyo dusanga mu gice cya 10, kuko irahari. Mugaruke inyuma gato muri Matayo 10 mbabwire, mujyeyo muri Matayo gice cya 10 twumve umurongo wa 16. Matayo ibice 10 umurongo 16. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega aryana, y'amasega
nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Tugaruke hino ku murongo wa 5 muri icyo gice cya Matayo ibice 10. Abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahere ubusa namwe mutangire ubundi. Imana ishimwe. Aya magambo yo muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 5 kugera ku 9 hariya no kugenda ku 16 hariya, nabwo urumva bimeze nka mission. Ariko impamvu biriya bitari mission, bititwa mission, nuko bigaragara ko Yesu yarabatumye ariko akajyana nabo. Amen. Kandi ryari ivuga butumwa, ariko nta hantu tubona ibyo kubatiza n'ibindi. Ashwe nuko kugira gusaba ko imirimo yo gukiza abarwayi, kuvuga ubutumwa byonyine. Noneho ahangaha nibwo yeruye misiyo ye neza. Ugende mu mahanga yose, mu mahanga yose, mubwiza abantu ubutumwa bwiza, mubahindurire kuba abigishwa banjye. Ndashaka ko aya magambo tuyiga, ariko tukibanda cyane ku magambo abiri. Cyo kugenda cyo nyine turagenda kandi tuzanagenda, no muri mwe harimo abandi bazagenda, nitunanirwa n'abandi bagende, kugeza Yesu avuze ati ndaje nje gutwara itorero, afite abantu bagenda. Niyo magambo musanga mu ba Filipi no mu Befeso kane mu 11 hahandi avuga ngo kandi aha bamwe kuba intumwa, abandi kuba. Burya ni inkingi eshanu ziba mu ivugabutumwa cyangwa mu itorero zidashobora kubura. Iyo habuze mwimwe ntabwo biba byubatse neza. Ariko dore ikintu yarababwiye gikomeye mu byo yarabatumye. Icya mbere ni uguhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Icya kabiri ni ukubabatiza. Icya gatatu ni ukubigisha kwitondera ibyo yababwiye. Iyo woherejwe muri mission iyo ari yo yose, uyikoherejemo ategereza yuko uzabigenza nk'uko yakubwiye. Ushobora kumugarukanira raporo uvuyeyo, ariko no mu gihe ukiriyo akurikirana ko urimo gukora ibyo yakubwiye. Kristo Yesu yarabatumye abangaba baragenda. Haleluya. Bagomba gukora imirimo Yesu ababwiye, bakazagarukana raporo. Babwiye ko irya mbere ryo muri Matayo igice cya 10 kumanuka no hakurya 16 aho ngaho yari akibereye inaha. Ariko ibi ngibi ni ibintu arimo kubatuma bizi neza ko agiye kuzamurwa. Kuko bimubifashe imirongo turimo kwigaho, muyifashe mukayihuza niyo muri Yohana, niyo mu byakozwe mu gice cya mbere, murasanga bihura. Yari agiye kugenda azi neza ko abasize mu murimo. Haleluya. Muri Yohana 17 yarababwiye ngo, yarimo abwira Imana ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abandi bazanyizezwa n'amagambo bazababwira. Nuko kuba yarabizi neza yuko abantu atumye hari abantu bazahindura amagambo bazavuga, hari abantu azizeza Yesu. Imana nishimwe. Buriya ntabwo byoroshye kugira ngo uvuge umuntu umuvuge gusa atanahari, hanyuma mwizere. Icyo muracyumvise na? Kora muracyumvise? Oya, ntabwo mucyumvise neza. Ni gute wavuga umuntu? Reka mvuge jewe. Ni gute wamvuga ukamvuga kugeza ubwo ubwira nyizera ntanahari ngo ndebe yumva ibyo nkora cyangwa nabirebe,
hanyuma kumvuga gusa byonyine nta kintu ngoze. Byari bigoye rero ko bagenda bakavuga Yesu udahari. Yego, niyo mpamvu hepfo yababwiye ngo kanza abandi kumwe namwe. Ariko se yari abemereye kuba hamwe nabo gute? Ko yazamuwe abemereye kuba hamwe nabo gute? Hazaza ati ni ukuba hamwe nabo mu buryo bw'umwuka. Icyo yarakivuze muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 17 no 18. Yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Haleluya. Nzaza aho muri gute se? Ko yazamutse yazaga aho bari gute? Kuki atavuze ngo nzaza aho muba? Yarashatse kubabwira yuko azabana nabo ku buryo hari ibimenyetso bizajya byerekana ko ari aho. Abonye batarabyumva ahita ababwira ngo nzaba ndi kumwe namwe, reka nimuhumure, ndimo nkomeresha ibitangaza n'ibimenyetso amagambo muvuga. Imana ishimwe. Buriya ibintu tuvuga ku bwa Kristo yemeye kubiherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko ibyo bitangaza n'ibimenyetso ashyigikiza ibintu mvuze, ashyigikira gusa ibintu mvuze yarantegetse kubivuga, yarabimpamagariye, kandi ashyigikira ibintu mvuze ntishakira icyubahiro cyanjye, ngishakira uwantumye. Ubu rero mwitonde, kuko hari n'abandi barimo kuvuga mu izina rye ariko atari we wabohereje. Biragoye cyane kumva abantu bahinguka bari muri misiyo wenda ya ONU, wabacamo ugasanga hari udafite passport yaje ati sugo ngubu. Hanyuma se ordre de mission iri hehize? Hari ordre de mission iri collective y'abantu bose yitsinda, niba hose nimuyizi ya. Ariko hakaba niyo buri muntu afite iye agomba gupresenta. None ubu ngubu ko muhingutse muri 30, muri 5, muri 10, muri intumwa za, murerekana iki cy'uwabatumye? Umwami nyir'umurimo abibahe ibyo kwerekana, kandi ntashobora kubiha umuntu atarokonesa ko ari we wamutumye. Numva ko ntabwo byoroshye. Dufite abantu batuzengurukamo ari intumwa z'undi utari Kristo. Dufite abatunyuramo ari intumwa z'abandi batari Yesu. Ibikomere byose numva nakira, kuko nakira abantu benshi, kandi bakomerekejwe n'abitwa abakozi b'Imana, n'abitwa abanyempano, n'abitwa abahanuzi, n'abitwa abanyamasengesho. Oh my God. Nta kindi kibitera nuko hari abantu barimo kujya muri iyi misiyo turimo kwiga hano atari nyir'umurimo wabohereje. Yesu adufashe cyane. Kuki Yesu yavuze hariya muri iriya mirongo maze gusoma ibanza ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega? Twagombye kwibaza ngo aya masega Yesu avuze ni amasega dutumwemo cyangwa ni amasega tuzahurirayo? Faites attention. Faites attention. Muzabaririze cyangwa muzabigerageze namwe. Ubu ntabwo byaborohera, ariko uriya mutara mureba buriya imisozi yawo yose yitwa, ifite amazina hakurikijwe inyamaswa zahabaga. Rwanza mutabiza ha Rwembogo, Rwemasha,
rw'imiyaga muyihorere, rwenyemera, n'ahandi yewe abahazi mu nyunganire, rwesirabo. Ayo mazina yose nuko amashyo y'inyamaswa aba hamwe. Nyemera ukwazo, isirabo ukwazo, impara ukwazo, imparage ukwazo, imbogo ukwazo. Turizabaga ahangaha ugeze Kabarore na Gabiro yisarugura hasi harya munsi ya Kibondo niho wabo w'imbogo muzabaga. Nyemera n'amasirabo tuzaho twabisangaga. Kuba rero byarabaga ahantu hamwe kandi ukwabyo ni ibibereka yuko iyo hari ikindi kintu, ikindi gisimba, indi nyamaswa ije kuhaba, mana yanjye yayobye nigume hamwe rero, yibeshya inzira nigume hamwe, zirayigenza uko zibizi, kandi si ukuyikosora ngo itahe ihida. Oya, niyo mpamvu Yesu agira ati dore ndabatumye. Turiga kantu nuko amasaha aragiye. Ndabatumye nk'intama hagati y'amasega, kandi amasega yanga iki? Yanga intama. Uyu munsi wa none nubwo yabatumye nk'intama hagati y'amasega, yego igihe cyaje kugera ntibaba bakiri intama mu zindi ntama, baba bashumba baziragiye. Wambwa gute ukuntu umuntu wagiye ari intama nyuma aragira? Mwabisobanura gute? Ubu mugiye muri nk'intama, aho muhumve neza rero. Nubwo ko kugira ngo uragire intama ugomba kugenda uri umuntu, ariko ukamara igihe uteye nkayo, kugeza ubwo intama ikwiyumvamo, mukamenyana, mukabana, mugakundana. Nubwo wowe uri umuntu ariko ukayiha urukundo nk'urw'intama zikundana. Ubu si nka ubwaza ari ishyo rimwe, iyindi nk'izigezemo y'inshyitsi, ni ingurano, ni umuntu wayiguhaye se urayicyura, yigezemo bigenda gute? Izindi ziyiga nayo iziga, siko bigenda. Icya mbere nayibonyeho uwo munsi yahageze, kuko burya gucyura inka neza uyivanye ahantu ni ukuyigezaho nimugoroba kabanza kiguruko. Ikintu nayibonyeho, iryo joro ntiryama mbere, ntiri mu ziryama mbere, itinda kuryama ngo izimenyereye urugo zibanze zifata ibiryamo, kuko inka yose igira ikiryamo cyayo. Niyo mpamvu iryama nyuma rero. Ubwo nuko iri buryama ahantu ibonye umwanya izindi zitari, ibihafashe ikibanza haba ari aho, kandi ku buryo ninabyara izajya ivumerera iyayo, yegera ikiraro ari uko muyihamagaye, yegera iyayo hano yonse ikamwe nihumuza mu kiryamo hari hepfo. Uko niko dukwiriye kumenya ngo muri uyu murimo misiyo Yesu yaduhaye birasaba ngo twikonforme. Amen. Tugerageze kumera nk'aba dutumyeho, nibwo twabashyikira tukabamuzanira. Nimusoma amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto, yarababwiye ngo bafite amategeko nigira nk'uyafite kandi atari yantwara. Mu mbata nigize nk'imbata, kandi njye sindi imbata y'amategeko, ahubwo ni imbata ya Kristo. Mu badakomeye nabaye nk'udakomeye ngo nunguke abadakomeye. Donc aravuga ngo nigize nka bose, muri byose nigize bose, ngo ndebe ko nagenda nkiza bamwe bamwe. Niko ayo magambo avuga. Ngana ku musozo rero, misiyo ya Yesu iragira iti muhindura abantu kuba bigishwa, bahinduke nshuti za Kristo, torero ry'Imana, tabingingira muri Kristo Yesu, muhinduke. Muhinduke we kuba wa wundi wa kera, kuko nuguma kuba wa wundi wa kera, ba kera mu ngana bazi cyangwa bakuruta,
ntawe uzageza kuri Kristo, kuko icya mbere ntuzi kwigisha. Uwa bene ntabyo uzi, na korari ntayo urimo, nturi n'umuramyi. Ariko nubwo waba umuramyi ukabona umwigisha ukabona umunyamasengesho n'ikibazo, gerageza abakuzi kera babone ko hari ibintu wahindutse. Utarabikora zero après la virgule, ni nyuma y'akitso rwose, ntacyo bizamara, ntacyo bizakumara wowe ubwawe, nta nicyo bizamarira abagutegerejeho kwakira Yesu. 388 mu gushimisha avangwike. Tunganira Imana, ubane nayo. Nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Abaroma 12:1-2 haravuga ngo nuko rero bene ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa byera, uko niko kuyikorera kwanyu gukwiriye, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Hari abantu bashaka kuba muri iyi nzira ijya mu ijuru ariko badashaka guhinduka. Muzahomba rero, c'est une perte, ni igihombo, murimo murahomba. Kandi reka mbabwire, ntabwo nigeze ncuruza, cyokora uko nabyumvise ngo guhomba birababaza ku buryo umuntu yagira pressure, yagira na depression, akanaturika imitsi y'umutwe. Twebwe bari muri iyi nzira dufite ibyago biruta iby'abandi, kuko tuzabona ko twahombye tutacyongeye kurangura. Udashobora gufata inguzanyo ngo utangire bundi bushya. Inshuti zitakwicara ngo ziguteranyirize ubone indi capital ugira ute utangire. Donc tuzabona ko twahombye nta garuriro, nta kindi tugikoze. Nicyo kimbabaza cy'iyi nzira turimo. Turi mu nzira, tuzabona abantu bazabona ko bibeshye, nta hantu bari bujye ngo bakore correction, bisubireho. Icyo rero gikwiye gutuma duhinduka ubu. Haleluya, tugahinduka ubu. Mugende mu bahindure abigishwa banjye, bahinduke. Amen, haleluya. Abantu bahinduke mu izina rya Yesu. Ingeso zawe zihinduke, imvugo yawe ihinduke, imirire n'iminywere bihinduke, uko wakoraga guhinduke, ku buryo abantu bakuzi baba batumva aya rwose Yesu we urakora dutse. Imana nishimwe ku bwawe, hagira abantu bashima Imana ko wahindutse nyine. Mubabatize, reka mujye kuja byo kubatiza, dusoreza aho ngaho. Iri jambo mubatiza ubwaryo ntabwo risobanura, sinaryo rihesha umuntu kuba umukristo. Ndabasabye ako mukumve, ntabwo bateme mubatizo ntabwo ari uhesha umuntu kuba iki, kuba umukristo. Si ugira umuntu umukristo, no. Ahubwo umubatizo ubwawo ni ikimenyetso cyo guhamba umuntu wa kera wapfuye no kuzura umushya, yego, no kubaho mu bugingo bushya. Buriya mu by'ukuri umwotsi wo mu mazi menshi, ari nayo mpamvu ariwo birayemera, ni uko umwotsi wo mu mazi menshi iyo tumanura umuntu dutya tuba duhambye ruzagiriza wa mbere. Ruzagiriza n'urwagwa rwe n'icupa n'umuheha n'agacuma n'ikirahure, ruzagiza n'ikofe rye n'umunigo n'umutego, ruzagiza n'urugomo n'agakungu, ruzagiza n'ubwambuzi bwe.
niwe tuba duhambye wa kera tukazamura ruzagiza mushyashya. ariyo mpamvu mu mubatizo umushumba urimo kubatiza hari amagambo akoresha. umvuga ayo magambo avuga, aravuga ngo mwene data mu mazina ye, mu mazina ye. ndagira ngo mbamenyeshe ko kubwira umuntu, kuvugisha umuntu umuvugisha mu izina rye, yego bimwibutsa uko yitwa. ejo bundi muri uru rugendo mvuyemo, naje nijoro rega, nageze hano ku kibuga saa 3:20, hariho umuntu navuze mu mazina ya kera, ya kera abantu barikanga bati ya nindi bwo, ahita avuga ati uwo ningiye yavugaga nuko ari umubyeyi wanjye, uyu nguyu aranzi wese, arati anzi nambaye ijipo y'ubururu n'ishati y'umweru mu ishuri kuko nari mu isuko yitwa. uzi ko hari igihe umara igihe nta muntu kwita uko witwa, ukazagera nawe ukenda kwibagirwa uko witwa ahubwo. kandi burya umuntu ukuvugishije uko witwa mu mazina yawe byerekanye ko akuzi. haleluya. niyo mpamvu muri havuga ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko nakumenye izina. kandi ntabwo uteze kuzamenya amatangazo y'umuntu wapfuye utaruzi izina rye, kuko mu matangazo ntabwo tuvugamo amakadogo. murabyumvise? ukamuvuga mu mazina ye, waragize uti kubw'ubuhamya bwawe no kwizera kwawe. n'ayo magambo abanza, mwene data ruzagiriza Felix, kubw'ubuhamya bwawe no kwizera kwawe turakubatije mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. kamuzamura. icyo nabonye nuko kumumanura atarapfa neza ni intambara ku byo mwakwituranamo. iyo agifite muri we akantu katarahinduka biragora, hakiye umanuye ugahagaze sunduka n'irya samusure ukabona ahantu yagiyemo. kandi mu gihe cyose uzaba urimo kubatsa umuntu ukabona ntagezeyo, umye ugerageze, cyangwa se nugira kabiri azamuke azongera ubutaha ajye mu wasibiri. noneho rero uyu muntu duhambye wa kera tukazura umushya, byanditse mu Baroma igice cya 6 haravuga ngo, Abaroma igice cya 6 umurongo, kaduhere ku murongo wa mbere. nuko tuvuga iki? tumenye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo duti? ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. c'est le baptême. uwo ni wo mubatizo. umbabare dufashanye gatoya. nkurikije test nabonye hariya CHK na Faisal n'Ikibagabaga n'ahandi, nkurikije test nabonye maze gupfushirizayo abantu benshi rwose, nk'umunani bagwa hariya ndeba. mu cyaro dushobora kuba duhamba abantu batarapfa. ubuse mbivuze nimurebe uko ngana, ariko nibwo ko mubutse se yaba byari nk'ibishoboka rwose
umuntu wese bavuze ngo aranogonotse akabanza akanyuzwa ku bitaro runaka bikaba aribyo byemeza ko yapfuye. Kuko ibi byo gukanda akagatsika hano akaseweho ni bande se bazi gukanda nibura? Byo gukanda hangaze kuri wo mu ijosi ni bande bazi kuhakandaza? Nta bantu se muzi bagiye muri koma ukwezi ugashira. Rero umuntu azajya muri koma uko yakanuye atya atakimenya umugore we n'abana be, nta kimugera mu nda, nibyo se bekanyamenya yarashanyitse yarafatanyije. Basi amatangazo abantu bose bari Uganda n'abandi baba ku Kanyaru muhurure nimuza musangira cyane bikoma nyine. Hanyuma kubera amaso ye nta n'imbaraga afite, ibi bintu byitwa paupiere, ibihene paupiere kuzamuka no kugaruka, iyo amortisseur uko kwiyamurutsa bizamuka bigaruka nuko biri mu buzima. Ariko umuntu uri muri koma umanuye amaso yuko yafunga gikanyine, ibyo bita gupfunya cyangwa guhumbya umuntu wapfuye. Ndababwira ukuri ko umuntu azajya aremba hariya bajyane bamanure bashyiremo. Ntari bwanjye kujya mu isanduku, nta tiku, nta bashije. Mumva sari bwanjye uwemeye kujya mu isanduku ari bwanjye kujya mumva kandi twapfundikiye. Aho musezera mwese musezera ntabumva, kuko no mu rugo ntabo yumvaga. Urumva rero nagize ngira icyifuzo ndavuga ngo nibura nko ku kagari, buri kagari hakaba mashine yo gupima ko umuntu byarangiye. Ni umushinga ukomeye cyane, wahenda igihugu, wenda wasaba ingengo y'imari. Ariko bambe mbabyivugira turi mu mwuka ngo mbumvishe ukuntu twagiye duhamba abantu batarapfa none ubu batuzonze. Twagiye dushingura abantu bataranogonoka none batumazeho abantu. Kuki baragira deliverance y'igitsina k'umuntu ararwaye hakamuturuka hamara hepfo y'amara hose ngo arimo aradelivura. Deliverance ya Yesu ni gutya, ndabitegetse mu izina rya Yesu. Ibyo kubakuraho mwabizanye muti? Yesu kuki wababwira imyaka maze mbivuganyeho na Yesu ko nta murwayi nzansengera mukozeho? Nzajya mbikora uko Yesu yabikoraga. Gutya gusa ndabitegetse, kira mu izina rya Yesu Kristo, kira. Twirukanye malaria, twirukanye seru, twirukanye mu izina rya Yesu. Hanyuma niba yirukana Yesu muri ge, hayirukana igende nyine. Nayo ibiganza, matwi, ndagukuruguturaza. Uswara umuntu ujya ngo arimo arirukana abadayimoni mu muntu, ugasanga bamuvunaguye imisaya, bamukubise inshyi, mafiye ntabyuzi. Kamukandinda, bamukanda se ngo asohokere hehe? Abadayimoni basohokera he? No. Mugomba kunyaka ibintu turwana nabyo ni ibintu biri spirituel, ni iby'umwuka n'ibiri physical. Kuva rero iby'umwuka nitubitegekera mu mwuka, bizumvira mu mwuka, bigendere mu mwuka. Oh my God. Ubu buvuzi bwatangiye kuza bumeze nk'ubwa gihanga. Bakristo mu bwitondere. Kakanyimana ibimpaye kagakoreshaho gakeya, hajye mutaje kumbona vuba. Hatangiye kuza ubuvuzi bukorera mu mbaraga zimeze nk'iz'abahuzi, nk'iz'abarumitsi, no. Nta kindi umuntu uje gusenyera umurwayi yagumye kwitwaza, nta hembe, ntaho gukira amaraso, no. Ibyo gufata amazi mu icupa ngo igitonyanga kimwe ndagisuka mu ibase ugende uyikarabe. Usanzwe woga. Bamwe bayitwaza ngo ni kwa kundi Yesu yabwiye umuntu ngo najya ku kidendezi kisoro wa muyoge. Yesu yabikoze ubwo ngubwo, ni nuriya muntu woze mu maso gusa, muzashake undi mumunyereke. Nibese ko Yesu kwa yaroheje y'umwe
nta zindi mpumyi yahumuye? Kuki se rimwe yohereje koga kuko yisize iki akondo ku maso kavuye hehe atubesheje amacandwe ye? Kuki yabikoze kuri uwo? Kuki mukuzura yuzuye Lazaro gusa ari bari kumaze kane? Kuki ni ukugira ngo ibintu bya Yesu bitamenyerwa, bikaba uniforme, bikaba rutine. Ntabwo Yesu ashaka ko ibintu bye tubimenyera ngo uko ubikoze ariko nanjye mbikora nimugoroba. Oya. Gufata amazi ukayagurisha gitonyanga amadolari 100, icupa rya Nili 500. Kuva washyizemo ibiguzi ubwabyo, ibyo ubwabyo birabyishe. Kuko uriya yahumuye abantu ntawe yatse nikuta. Yesu abafashe. Utaha muzavuga uti imiti, utaha bazabavuga uti ibintu bimwe babicishe mu mazuru. Ndabingingira Kristo Yesu ngo muhinduke, kandi nimubana na Kristo neza abo bose ntibazabashobora. Bazasanga mwarageze mu kirere kibadomina, mwarabarenze. Umuntu gusa asigarana izina ry'impano, asigarana izina ngo ry'urusengero. Cyo kuri Imana ishimwe ko yazifunze nyine, kandi yari yabivuze ko igiye gufunga kugira ngo yambure abantu amazina biyise. Ninjye yabibwiye ndanabivuga. Iyo message nzi ko bamwe mwayumvise. Imana yari yambwiye ngo ikintu cy'abantu biha amazina akomeye batarahamagawe ari amabandi iragihaza. Nanjye ndatumika ndabivuga, maze irankurikira ibishyira mu bikorwa ndayishimye. Muzategereze ko hari uzazanzamuka. Ntabwo uzazanzamuka. Ubu bakwirakwiriye ahantu hose muzi hadasaba viza. Ahajya indangamuntu gusa bagiye. Hari abasize abagore babo bagezeyo barongoye. None ibyago byabo rero hose bagenda basanga amazi. Akarara iki cyumweru akumva ngo naje. Yakumva nzaza bamanitse amatangazo, bamanitse za fishe, bashyizeho urufoto rwanjye ati uriya nahaye ntabwo. Uwo munsi ntaze mu iteraniro. Icyumweru mazeyo ntaze muri ayo materaniro. Barampunga kuko bazi ko mbazi. Ariko wowe waba mu bintu imyaka 46, hari abavutse mbazi, babitangiye mbazi, babyica ndora, ntako ntagize mbabwira, none ndanabafashe. Amahugurwa mperutse gukora y'abapastori muri Lusaka, nayo nakoze Kampala, nayo nakoze Mozambique. Mutwe Mozambique badukuriho visa, ntimubize? Ubu rero bariyo. Ariko nagiye mbwira abashumba b'amatoro nti mwitonde. Itonde, iwacu hari igihuru cyahiye, imbwebwe zirirukanka zose n'intwiga. Ubwo rero mwitonde, mudaterwa mutiteguye. Hari uwinjiye mu rusengero ejo bundi ndiharare, ambonye ahita yanga kwicara, ntiyaterana. Birangiye nkurikiranya nsanga nibwo yaraje ngo arebe ko yatangiza ngo umurimo wo kagira Imana. Iyo warwanyijwe n'Imana ikurwanyiriza mu mujyi ikagusanga no mu cyaro. Ikurwanyiriza iburengerazuba, wajya iburasirazuba naho mugahurirayo. Kubera iki? Hose ni mwayo, ntaho wayicikira. Rero mukurikirane murasanga hari abagore basigaye bonyine muri kino gihugu, kandi bibaye nyuma yuko aka kantu kabayeho. Bivuga iki rero? Bivuga ngo ibyabaye guhuhura, ariko kurwara ko bari barwaye. Aba bantu rero barazira ka kantu ka gatatu kavuze ngo nimurangiza kubabatiza mubigishe kwitondera ibyo nababwiye.
buriya evangelisation ivugabutumwa byarabaye. On est évangélisé. Iki gihugu cy'u Rwanda kiri évangélisé, cyarabwirijwe rwose, cyarabwirijwe. Iyo uzi amateka y'itorero ukareba igihe katolika yatangiriye, presbyterienne, protestant, muri amashami yose, les pentecôtistes, muri 40 hari igihundwe, ugakurikirana kageza uyu munsi wa none, usanga iki gihugu cyarabaye évangélisé, cyarabwirijwe. Hubwo ikibazo ntago abantu bigishijwe kubyitondera. Mwamabaho umugisha cyane, mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana, mwakoze gutega amatwi uko guhugura n'uko gucyaha. Mugende muhinduke rwose, mu abantu bahindutse, mu abantu bahindutse ku buryo Kristo akureba akabona ko igitambo yatanze kitapfuye ubusa. Hinduka ku buryo urungano, abo mwiganye, abo mwakinnye, agatambaro k'umwana karihe, urumva ni kera, abo mwakinnye hagati bakuzi, abantu bakuzi bwa mbere umunsi ukongeza isegereti bwa mbere, n'ukuntu wayinyoye nabi, n'ukuntu yakokeje, abo bantu bose bamenye ko wahindutse. Abo mwakinnye umupira wa karere bamenye ko wahindutse. Amen. Nubwo warabasize mu cyaro ukaza mu mujyi, basure mu cyaro babone nubwo uri umunyamujyi ariko warahindutse. Nibagira ubwo gusanga mu mujyi basange warahindutse. Okay, muziranye utararangiza kwiga yego, ariko nubwo warangije no kwiga ukabona rwose kaminuza ukazamuka ukafite masters mu runaka, nabwo basange warahindutse. Amashuri ntakaduhindura uko Kristo adashaka. Niducuruza ibintu katwitaba bikaza, tukunguka, bikazamuka, tukava mu badetaya tukajya mu bagrossiste, ntitugahinduke ababaza Yesu. Nitubyibuha twari duhorose, tujye tumenya tumwubahisha, tumwubahe. Haleluya. Nidutunga tugize imodoka imwe cyangwa ebyiri, tujye tumenya abantu bubahisha Yesu. Imana ibagirenza cyane. Muhaguruke dusenge Imana, dusenge Imana. Haleluya, haleluya. Nigeze mbwira uyu mushumba mureba, uyu wantumiye, ndamubwira nti, kandi ni hambere, ndamubwira nti hari igihe Uwiteka azirukana ahangaha abantu bagize ngo iki ni igihuru nk'ibindi. Urabyo ko mushumba, hari igihe Uwiteka azirukana abantu hano bagize ngo ni igihuru nk'ibindi, hanyuma kuzanira abantu bazima kandi bashaka kuba bazima muri Kristo. Nibwira ko muri iyo minsi byabayeho, yarabibonye ko hari abantu bahise bagenda, aho bagenda we ntahazi. Nitugumya kuba abantu bubaha Imana, Uwiteka azatugirira neza. Amen. Ntabwo ari ukungu kwa hahoze kandi nako hazaguma. Uwiteka azagumya agenda tuvana mu bwiza twinjiza mu bundi bwiza, ariko kuko tuvuga ubutumwa buzima buhindura abanyabyaha. Erega abanyabyaha bahindutse, polisi iroroherwa, ribu iroroherwa, igihugu kigira abakiranutsi. Abanyabyaha bahindutse, ibyaha byaba bike. Mwamba dufashe cyane. Kandi Kristo Yesu yaduhaye ubutumwa bwo guhindura. Iminsi twinjiyemo, umuntu arimo guhinduka nk'uko Yesu ashaka, agiye kumwirukana nk'uko Yesu yirukanye Yuda. Umuntu arimo guhinduka nk'uko Yesu ashaka, Yesu agiye kumwirukana nk'uko yirukanye nde? Yuda. Utibwira ko Yuda atazanye n'abandi barimo bahamagara Yesu ahamagara muri Matayo 4. Ariko hari ikintu cyamunaniye guhinduka. Ubujura bwe bwaramunaniye. Nudahinduka ukagumya kwihisha mu rusengero mu itorero ry'Imana, Kristo nyiri itorero azagusohora nabi.
bitandukanye kugusohora na transfer. Ntabwo transfer, c'est imitation. Éliminer totalement, renvoyer totalement. Kandi ahantu utazikura. Hinduka umukristo, tunganira Imana, ubane nayo, ugendane nayo, wubahisha Imana. Reka ngwira akantu, si ukuyubahisha gusa, nawe izakubaha. Haleluya, haleluya. Uri umukobwa izakubaha, ikubahishe. Gukorera ubukwe gushingire, ikubahishije. Izakurinda ubukwe burimo kubaho bukamara ukwezi kumwe. Ariko muzi urugo rumara ukwezi kumwe. Basore, nimubahisha Imana mukayubaha, muzaba abagabo bagirira igihugu akamaro n'itorero n'umuryango. Imana izabashyira hejuru, Imana izabakomeza, nawe izakugira umugabo w'umugore, igukwere gushingire, uzaba se w'abana. Amagambo araha muri Samweli wa mbere 2:30 aravuga ngo nene aravuze ko we n'inzu yawe hatazabura abazicara ku ntebe yawe eriwe, ariko kuko wansuzugusha nanjye nzagusuzuguza. Ntasoni urava hano ukambara tiriningi, ukavanamo imyenda y'amateraniro, ukambara isandari, ukajya gukora ibidakorwa. Se wibwira yuko nta bantu bazi ko uteranira hano? Tureke ibyo kubatswa no kuburyo ngo gutorero. Ubu si kamera wagira ngo irebwe n'abantu bangahe? Ibi byuma bishinze aha ngaha bikurikiranwe n'isi. Ejo umuntu uri muri Australia cyangwa mu Bwongereza n'abari hano yose y'u Rwanda, igihugu cyamubyaye, hatembera cyangwa gusange ahantu ngo iki Yesu agira arebe cyane yitegeka uyu muntu namubonye mu giterane rwose muri Hope in Jesus. Ubuse ko ndiba yatangiye guhenga marya nimba simufashe vuba ha yimbura gasandi ya paralize imufashe kuri uyu mugoroba cyangwa ko turagaragara rega muri inzandiko z'umwe na bose. Hari umunsi nabigisha hano, mbigisha gusana so mu buryo bubiri, gusana so mu isura no gusana so mu ngeso, kandi byombi biremewe. Icyo mbikundira kasanga uravuga tumva genda waribyaye wa mugabo we, waribyaye pe. Ibyo abantu bashobora kubivuga, abagabo bakuru nk'aba bashobora kubivuga babonye ibyo nkoze gusa, kabatumva waribyaye, cyangwa bambonye ntambuko, ari isura, ari ingendo n'intambuko n'indeshyo byose bakabona data yaribyaye. Mwaretse twatambuka dutya muri uyu mujyi, cyangwa turi muri Misiri Rwamagana, twagiye muri Asirazuba no mu Majyepfo, batwohereje ahantu, twagiye kurangura Dubai no mu Bushinwa, twatambuka bakavuga ngo genda mana waribyaye. Uyu ni umwana w'Imana, uyu ni umwana w'Imana, uyu ni umwana w'Imana. Kuki wakwitirwa utari so kandi umaze iminsi uvuga so? Tuname dusenge. Ariko ubu hari umuntu nubwo yaba umwe wavuga ati aya mahirwe ndayabonye reka nihane, nagira icyo turebe. Wavuga ati aya mahirwe ndayabonye reka nihane, ibyaha Imana imbabarire. Arahari? Tambura ikiganza ndebe niba uhari. Okay, dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimira aya materaniro, turagushimira ibihe byiza uyaduhayemo, turagushimira ijambo ryawe ritambutsemo, turagushimiye Mana data wa twese, turagushimiye ko wateguye izi nyigisho ngo wubake ubugingo buzima, uhindura imitima mu izina rya Yesu Kristo. Iyi teme abayobozi bayitegura ntabwo bamenye ko bizagenda uko bigenze, ariko hari icyo ushaka gukora mu itorero.
hari icyo ushaka gukora mu itorero. Erega turakuragiriye ariko turashaka kuzacyura tubawushyikiriza umukumbi waturagije. Umukozi wa Bishop Innocent akwiriye kuzakumurikira umukumbi wamuragije. Aba wanshinze nkwiye kuzabakumurikira. Abashumba bose baba bategezaga gutyo. Turagiriye umugabo mukuru ukomeye ubereye maso ishyo rye. Dufashe tuzakumurikire abo waturagije. Nsengeye abana bawe, nsengeye itorero ryawe, bahe guhinduka rwose, bagira imitima mishya, bareke ibya kera, ingeso za kera bazicikeho, baba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe cy'ubwo kigoramye, babonekemo nk'amatabaza mu isi. Ndagushimiye ijambo ryawe uko ryafashije umuntu wese nuko ryamutsinze, umuntu wese umugirira uko akwifuzaho, umuha icyo agusaba. Ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.